Amahoro y'Imana bene data turabaramukije kandi tubifurije ibihe byiza Uwiteka abahire. Turagarutse tuje mu ngingo ya nyuma yo gusoza iki cyigisho kitubwira ngo inyamaswa n'ikimenyetso. Ndi kumwe na mwene data reka abasuhuze nawe noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Nanjye ndabasuhuje nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze Nshimiyimana, reka dusenge none nitumara gusenga tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, umubyeyi wacu turagushimye, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe kandi waturiganirije uburyo bwo kwigira ku ikoranabuhanga. Dusenze dusaba umwuka wera kugira ngo twebwe turi muri studio ndetse n'abakurikira ibi byigisho, umwuka wera atwigishe iby'ubuhanuzi, turushaho gusobanukirwa neza n'ibyo dushakaho ndetse no dukwiriye kuba mu ruhande rwawe. Dusenze twize kutwumva mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Uyu munsi turi ku itariki ya 4 Kamena. Tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni ingingo ya nyuma isoza iki cyigisho kitubwira iby'inyamaswa n'ikimenyetso. Rero reka dusabe mwene data Aimable akomeze atuyoborere iyi ngingo. Niwe maze iminsi adufasha, yarasobanuye mu buryo bwumvikana. Uwatega amatwi yasobanukirwa neza n'iby'iyi nyamaswa, n'uburyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, n'uburyo yavuze nk'ikiyoka. Ibi byose twagiye tubibona muri iyi ngingo kandi birasobanutse, yagiye abidusobanurira. Rero nimureke dukomezanye n'iyi ngingo kandi muzajye munasubira inyuma mwumve ingingo twagiye twiga kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Murakoze. N'abahageze bwa mbere tubifurije kugubwa neza. Karibu. Narakoze cyane. Rero by'ikimenyetso cy'inyamaswa tubisoma mu Byahishuwe 13. Wigeze uri kwikomozaho muturebera none urufongera akatusomera none Byahishuwe 13 gahera ku murongo wa 15 noneho warangizwa kugeza kwa 17. Ndasimbuka. Byahishuwe 15 kugeza 17 aratubwira ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu buhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Yego. Numva ko iki kimenyetso bakivuzeho rwose. Rero ibibazo icyerekeranye n'ikimenyetso rero gikunda guteza ibibazo bikomeye, mpagarara mu bantu bagiye batandukanye. Ngira ngo wumvise igihe bazana urukingo rwa corona, aba nabuze ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Igihe twajyaga kwikingiza baduciragaho iteka ati mwebwe muragifashe karabaye. None ni indangamuntu koranabuhanga. Hari kuba ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Nahoze numva ko ngo mu makuru bavuga ko ngo dufite izarangirana n'uyu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 7 hari nahoze na 7. Yego bizarangirana rwose. None irangamuntu y'ikoranabuhanga nayo ize. Ariko buriya giyewe mbona nubwo bavuga ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga ni dufite nayo n'ikoranabuhanga. Oya iriya nkingi nako yari kugira ngo leta ishobora kumenya abaturage bayo mu buryo buyoroheye. Oya buriya mwebwe wenda muracyari bato na cameraman muracyari bato, ariko irangamuntu kuri giye kubera ko nzirangamuntu ya kera yinyibona nk'ikoranabuhanga, kuko iya kera yari yanditseho amazina y'umuntu, se umubyara, nyina umubyara, akarere avukamo, umurenge, byose biriho. Amazi yari ibuka, cyari igitabo karagaho katabo. Ariko natwe turi bashya kuko abakera bavuga ko ngo iyo mwumva ibuku ngo niyo yari irangamuntu, cyari igitabo. Noneho iyi ngiyi mubona ibiba byanditse biba bicinitse, nyamara barishyira muri systeme ikazana aho ukomoka, ibika byose ababyeyi bawe n'imyirondoro yawe yose. Ubwo urumva rero ni iterambere ry'ikoranabuhanga, ariko ntabwo ari iki kimenyetso. Abo twabanye muzafate n'aka gatabo mwongera munasome na Bibiliya, ntaho Bibiliya itubwira iby'irangamuntu. Ikoranabuhanga ntaho rikora ikimenyetso cy'inyamaswa. Ahubwo ikimenyetso cy'inyamaswa hano barakigaragaje yuko kiboneka muri Daniel icyaha cya 7 ku murongo 25. Yego. Muri Daniel 7:25 herekana ikimenyetso cy'inyamaswa nyirizina, ari nacyo gihurira n'umwuka w'ubuhanuzi. Ko murabizi nk'abakristo twizera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Aravuga ngo
niwe uzavuga ibyo gomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Igitutsi cy'inyamaswa ni uguhindura amategeko y'Imana. guhindura ibihe n'amategeko. No gukora amategeko y'Imana. Niyo mpamvu mu ntambara ikomeye Ellen White ashimangira neza yuko nk'ikimenyetso cy'ububasha bwa Kiliziya Gatolika, abanditsi babo bavuga bati igikorwa cyo guhindura isabato igashyirwa ku munsi wa mbere w'icyumweru ni igikorwa cyemewe n'abaprotesitanti, kuko mu gihe bizihiza kuruhuka ku cyumweru baba bemera ububasha Kiliziya Gatolika ifite bwo gutoranya cyangwa se kweza iminsi mikuru ndetse no kuyibahatira kugeza ubwo bibagusha mu cyaha. Yego rwose. Dimanche rero icyumweru nicyo kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyumweru kubyibuke, niba uribuka igihe twigaga byerekeranye n'ibizabaho mu minsi y'imperuka, mu ishuri misiyoneri bagaragazaga neza yuko burya icyumweru kizabaho mu buryo bubiri. Hari icyitwa National Sunday Law, itegeko ry'icyumweru mu gihugu mo imbere muri Amerika. Izabanza babanza barebe ukuntu abantu babyakira. Nyuma yaho no hazaba Global Universal Sunday Law, itegeko ry'icyumweru noneho ribeho ku isi yose. Igihe rizagera ku isi yose rero nibwo ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi Amerika niyo izabikora, izabanza ibihatiraho mu gihugu cyayo mo imbere, ko twabonye ko inyamaswa mu buhanuzi twayibonye yuko inyamaswa ari yo izashyira mu bikorwa amategeko ya nyamaswa ya mbere yahaye ububasha. Ubwo rero bizaherera muri Amerika mo imbere, nyuma yaho ihita ibikwirakwiza mu isi yose. Cyo ikimenyetso cy'inyamaswa. Gusa abantu bakwiriye kubitandukanya, bakamenya ikimenyetso cy'inyamaswa, bakamenya izina ryayo, bakamenya n'umubare wayo. Niyo tambuka tujya tubireba hano mu minsi iri imbere, uretse ko ubu ngubu turi kwivugira kuri kimwe gusa, aricyo kimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe rero nk'uko turi kubibona yuko icyumweru, uko turi kubibona aha ngaha, ari kigaragaza ikuzo y'ububasha bw'ubupapa, kikazaba ari kizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. Dukwiriye kuzirikana none impamvu yabyo, ni uko icyo kimenyetso cy'inyamaswa ari kigaragaza kamere n'imiterere by'abagihagarariye. Yego. Koze rwose. Iyi ngingo irasobanutse. Ikimenyetso cy'inyamaswa se twacyumvise hano mu ncamake, mu magambo yumvikana, ni uguhindura amategeko y'Imana. Igihe amategeko y'Imana ahindurwa, igihe amategeko y'Imana asiribangwa, ariko by'umwihariko igihe iki cyumweru nyine kizaba gitangazwa. Ni ibintu byumvikana, kuko iki cyumweru cyashyizweho ari ikimenyetso. Iyo dusoma isabato baratwika ko ari ikimenyetso cy'Imana, kubera ko yitwa ikimenyetso cy'Imana kubera ko ariyo ni nkayo kashi y'Imana, n'irimo ibiranga Imana. None rero mwene data dusobanuriye burya ikimenyetso cyerekana nanone ububasha bw'iriya nyamaswa. Ibi ni ibintu byumvikana, ni ibintu bisobanutse, kwe kujya dufata ibintu ngo tubyite. Nitubona agakomye ngo ni ikimenyetso, nitubona agakomye ni ikimenyetso burya cyo kwishyira tuba tutarize. Ariko twize neza, ntabwo ikintu cyose cyaza ngo tukite ikimenyetso kandi twarasobanukiwe n'ikimenyetso icyo ari cyo. Nshuti rero, tumifurije gukomeza gusobanukirwa n'ibyanditswe byera kugira ngo kwe kuzajya tuba mu rujijo. Ariko rero mu gusoza, bakinze ikinyamaswa ntabwo kisira ko twikubitaho ako kanya gusa zara ryatangiye mbere. Buriya mu gihe yishuye bavuga ngo azacyakira mu kiganza, abandi mu gahanga. Mu kiganza urebye usanga kenshi na kenshi bizabaho, bizanabanza na mbere, ko ntabwo ari kashe bavuga ngo kubite mu kiganza cyangwa se kashe ngo ashyire mu gahanga, ahubwo ni kubyendanye n'imico yacu. Abantu birengagiza ibyanditswe byera, ko murabizi ko icyumweru ntabwo kiri mu byanditswe byera, dimanche ntiri mu byanditswe byera, ni isabato irimo. Rero muri rusange ndetse na dimanche, ahubwo abantu bose birengagiza ibyanditswe byera kuri iki gihe, ntibite ku cyo birivuga n'uko abanuzi ngo babigire nyambere muri bo, babishakira umwanya bibabemo, bagenda bakira ikimenyetso cy'inyamaswa buhoro buhoro, igihe kizagera n'ubundi gisange bagisangamo. Reka dusoreze aha ngaha. Uwiteka Imana tubashe kuba maso no kwitegura kugira ngo tutazaho umugabane azashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ahubwo zashyirweho ikimenyetso cy'Imana, kuko hari ikinyamaswa hakaba n'icy'Imana. Imana rero idushoboze mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kuryoherwa n'ibi byigisho
Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. amen. Amen.